ubu ngubu ukoresheje AI artificial intelligence kuba ufite igitekerezo gusa wumva neza ngo ndashaka kuba nakora iki kintu, ibyo birahagije kugira ngo icyo gitekerezo cyawe gita kiba reality nyine cyangwa se gite kiba nyine kite kijya mu bikorwa. Niko nakubwira artificial intelligence yaje ibintu byose ibyoroshye. Ni nayo mpamvu rero kuri YouTube ubu ngubu video nyinshi ubona z'abanyamerika ziba zagize views nyinshi baba bakoresheje artificial intelligence. Rero abantu benshi b'abanyarwanda ntabwo babizi kubera ko most of time audience yacu nk'abanyarwanda dufokasinga nyine ku banyarwanda, dufokasinga nyine ku bantu b'abanyarwanda. Ariko nagira ngo nkubwire neza ko niba ushaka gukora content zawe zo mu cyongereza, kuko buriya content zo mu cyongereza zishyura amafaranga menshi, iyi video ni yawe, ngiye kukwereka AI artificial intelligence wakoresha. Bivuze neza ko ni ugutekereza ati ngiye gukora ikira, wamara kugitekereza gusa ibyo bikaba birahagije, igitekerezo kikaba cyabaye, hanyuma ukacyandika muri AI, hanyuma ukanda generate, biraho ngaho video igahita yirema. Biri kugucanga ukumva neza bidashoboka, gaze mbikwereke ko bishoboka. Ibi ngibi rero nazaga mbinyuza kuri TikTok n'ama Instagram, ariko naje gusanga ko why not na hano kuri YouTube ntabihanyuza, kajya mbibereka nyine uburyo bikora. Yani ibyo tugiye ko twakora rero, video nubwo yaba ari iminota 5, 3, 5 cyangwa se 3, iyo yaba ariyo yose uzajya nyuza hano kuri Creators Rwanda. Niyo mpamvu rero nkubwira wowe nkurikirana kuri Creators Rwanda ugomba kujya usura Creators Rwanda buri munsi, kuko ngiye kujya na uploadinga every day, nta munsi wo kuruhuka kabisa. Nawe kandi ni ibintu bizajya bigufasha, niyo mpamvu nawe ni ugomba kuyisura. Niba ushaka kujoininga umuryango wacu na pinizemo groupe wa joininga, hanyuma video kugiye hanze ugahita ubibona. Nicyo navuga, nge singira abafana, ngira umuryango wa Creators Rwanda. Reka ze mbere ku buryo iyo AI ikora, bishobora kuba byakora muri telefone nkuko byanakora kuri laptop, ariko no musi turakoresha laptop, ariko inzira ni zimwe, nawe ugende ubikurikiza nkuko ngiye kubibwira. Ndabizi neza ko biri buze kuba byakunda. Tudatinze rero reka duhindure, tugire gutya dushifting. Okay, ikiri bukore rero urahita uza kuri browser yawe muri telefone cyangwa se muri laptop, hanyuma wandikemo in video. Numara kwandikamo in video barahita bakuzanira website yabo, ukande hano invideo.io ningi nyine, hanyuma nurangiza uri buze ukande hano. Numara gukanda hano barahita bakuzanira hangaha, then hita ukanda try in video. Bahita bakubwira kuyihuza wenda na Gmail yawe, uyihuze na Gmail yawe account kugira ngo ibintu bigende neza. Okay, rero bahita bakuzana ahangaha. Nugera ahangaha nta kindi uri buze kuba wakora, uri buze kuba wamanuka hano uze ukanda no kuri workflow. Numara gukanda kuri workflow barahita bakuzana ahangaha. Icyo uri bukore rero nta kindi, urahita umanuka uze ahangaha, umanuka uze hano kuri hyper realistic film. Numara kuza hano nta kindi uri bukore, urahita ufata no magambo, wenda n'urugero nyine ngiye guwa nakora ni igitekerezo, kandi hano pastingemo hano. Nurangiza kategori y'uburyo kari buze kuba kagaragaramo, dore ngibi byose ndareka manuke hano film noir. Hano film noir n'ijyanye nyine bitagaragara, abarimo byinshi cyane naye ntaba nazi do. Reka nzi hano kuri anime, ngandere hano anime, dukoresha iyi anime. Hano language ni cyongereza, kazaba kagomba kuba kari mu cyongereza, na subtitle nayo igomba add any subtitle, add subtitle, comic font and shake effect. Kadushyireho naka ahangaha nyine ugenda ueditinga bitewe no kubishaka. Voice actor hano ushobora no guhitamo umuntu uri buze kwactingamo. Iyi rero turimo turakoresha n'ubuntu, iyi ngiyi igomba kujyaho watermark. Watermark iragiye koko n'ubuntu. Hanyuma uze hano, iyo urangije byose ubirangije uraza hano ukaza ugakanda hano continue. Iyo umaze gukanda hano continue bahita bakwereka dore create, bahita bakwereka nyine idea yawe. Create 3 minute generate hyper realistic film for YouTube about video of cat cooking and serving dish in a 5-star restaurant. Dera kuba setting izayo buryo izayimeze, azaba ari use only generate clip. Bakakubwira ati
muri anime style, then bakakwita bavuga ngo bashyireho na subtitle, then cyukurikira uhita ukanda hano generate. Ahangaha rero bahita bakwereka ibi bintu hano, bahita bakwereka nyine ibyo video igiye kuba ibyo plutôt AI igiye kugenerating. Duration aba ari igihe ni minota 3 cyangwa se minota 4, reka tugire 3. Hano bakubwira audience cat lover, reka tugire anime fan. Hano ni cat lover, abantu bakunda amapusi, ibintu nk'ibyo ngibyo. Hanyuma platform irimo irakoreraho iyi video ni ya YouTube, kuri hano free, gusa free. Okay, tuzana turindire. Ubu gutya itangiye kuba yakiriya nyine, urabona neza ko irimo iragenda video yanaliza ibintu nk'ibyo ngibyo, urarindira. Iyi ngiyi nzajya mdindira mbereke process yose, kuko hari igihe mbyirukansa, nabyirukansa takavuga ati oya ngurabona ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko iyo umuntu arindirije gutya nyine bitubona nyine uburyo binafatamo igihe. Kuko hari igihe umuntu akora ikintu akavuga ngo kiroroshye kariya se ngo birihuze, kandi ntumenye neza ko ari process. Rero hari nabo binanira. Rero ngewe reka mbe ndetse tube tureba gutya uburyo birimo biragenda nyine, hanyuma nibirangira ntabwo ndi buyikure hano. Ngiye ntabwo nongera kuvuga, ariko irakomeza gutya, nuko ngira ngo mubirebe tu. Gusa ako se ndagenda njya, reka nkomeze n'abasobanurira. Hano ni muri planning script, urabona ko iri kuyigeneratinga. Okay, right, kuyigeneratinga. Generating script nyine ni nko kuyandika mu yandi magambo. Wabona ngiye namwe mukagenda. Izi mbuga nkoranyambaga ni hatari. Urabona neza ko iriya ni title. Iriya ni title. Nkuko ubibona nyine video yamaze kuba yagira ute yamara kuba nyine yaba created. Barimo bara preparing ikintu bita preview nyine kugira ngo ize kwerekana nyuma. Witegereza ukareba, urabona neza ko video yacu yarangiye. Reka wenda nze hano tuyikine urebe ni video nekreye kano kanya katuyikine turebe. Hey everyone, welcome back. If you're a cat lover like me, you've probably wondered what would happen if our feline friends took over the kitchen. Well, wonder no more. Today I'm taking you through a 5-star dining experience, all courtesy of some very talented cats. Picture this. You walk into a high-end restaurant, the ambiance is perfect, the lighting is dim, and the aroma of gourmet food fills the air. But here's the twist. The chefs and servers are all cats. Yes, you heard that right. Hyper-realistic, fluffy, purring, culinary masterminds. Let's start with Chef Whiskers. This fluffy tabby is the head chef, and he's got a real knack for gourmet cuisine. Watch as he expertly dices vegetables with those tiny paws. He's got the precision of a Michelin-starred chef, and let's be honest, it's the cutest thing you've ever seen. Next, we have sous chef Mittens. Now, Mittens is responsible for the sauces, and let me tell you, she's got a secret recipe for a bechamel sauce that will blow your mind. Look at her go, whisking that sauce to perfection. You'd never guess a cat could be so skilled in French cuisine. But what's a 5-star meal without impeccable... Ndakeka murimo murabona nyine ko ni video yagize umuhatari. Uba ugomba kureba aha hantu, aha uri kuhabona, aha hanyuma ukaza ugashyira ku 1080. Then nurangiza ukande hano download, download barita bakuzana ahangaha. Urabizi neza ko twe turimo turakoresha free.
turimo turakoresha nyine iby'ubuntu. Uraza hano stock, urabona hano kandi hari upgrade nyine, hari upgrade kujya tuyikoresha. Uraza hano muri stock watermark, igomba kuba iriho watermark kuko niyo ubusa. Hanyuma uze hano uze hano nano, then nurangiza uze hano normal, right? Nukanda hano kuri normal, uze hano continue. Nimba utabikoze gutya bimeze, ntabwo iribuze kuba yayidownloadinga wallahi. Reka mbihindure wenda nzi hano kuri nano, urabona ko isijya upgrade. Uraza hano kuri normal bisanzwe, hanyuma nurangiza continue, hanyuma urindire, hanyuma itangire kuba yayirendaringa. Okay, iyo imaze kuba yayirendaringa rero bahita bakuzanira aka kantu kameze utyo nyine, ugahita uyisavinga, save. Hanyuma urabona neza ko itangiye kuba yagira ute yayidownloading. Kaze mbikwereke, urabona neza ko iri kuyidownloading, ifite megabyte 225. Reka turindire irangire, hanyuma basigiremo ikina, hanyuma nawe ugenda ubigerageze. Have you ever wondered what it would be like if cats took over the kitchen? Well, today we're diving into that crazy scenario. Picture this: your favorite furry friends cooking up a storm and serving gourmet dishes in a 5-star restaurant. Let's jump right in. Our first scene opens with Mr. Whiskers, the head chef, proudly putting on his tiny chef's hat. He struts around the kitchen like he owns the place. And why not? Mr. Whiskers is about to whip up some culinary magic. Next we have Miss Paws, his sous chef, gracefully balancing on the counter, ready to assist. Mr. Whiskers starts with a classic, sushi. Watch as he expertly slices the fish with his tiny paws, each cut precise and perfect. Miss Paws delicately arranges the rice and seaweed, making sure every roll is Instagram worthy. Just look at that focus. You can practically hear their little hearts beating with excitement. Now let's switch to something a bit more challenging. How about a souffle? Mr. Whiskers whisks the eggs with such flair you'd think he was born with a whisk in his paw. Miss Paws preps the ramekins, her eyes shining with determination. They pour the mixture in and carefully place it in the oven, fingers crossed. Meanwhile, in the dining area, we have our feline waitstaff ready to serve. Fluffy, the maitre d', greets guests with a charming meow and a flick of his tail. He escorts them to their tables where Tigger and Mittens are waiting to take their orders. The diners, though initially skeptical, are soon won over by the cat's impeccable service and irresistible cuteness. Back in the kitchen, the timer dings. The souffle is ready. Mr. Whiskers and Miss Paws carefully take it out, eyes wide with anticipation. It's a masterpiece. Fluffy rushes in to take it to the diners, who can't believe their eyes. They take a bite, and their faces light up with pure joy. Success! As the night goes on, the cats continue to amaze their guests with dish after dish. From delicate pastries to savory entrees, these cats prove they've got what it takes to run a 5-star kitchen. And the best part? They do it all with a purr and a wink. So next time you see your cat lounging around, just remember, they could secretly be a culinary genius waiting to be discovered. Thanks for watching, and don't forget to like, comment, and subscribe for more feline fun. See you next time. Meow for now.